Igihugu cy'Ubushinwa ndetse n'igihugu cy'Uburusiya ni bimwe mu bihugu byagiye bica mu nkundura zikomeye cyane mbere yuko biba ibihugu uyu munsi turi kubona. Bino bihugu byagiye bica mu ntambara zikomeye cyane hagati imbere mu baturage. Nyamara abaturage baga barwanira impinduramatwara cyane cyane zo gukuraho ubwami, ngo dore ko ingoma za cyami icyo gihe zari zikomeje kubabangamira ndetse no gupyinagaza uburenganzira bwabo. Abaturage bo mu gihugu cy'Ubushinwa ndetse n'Uburusiya barwanya intambara zikomeye cyane zaje kwamamariramo abagabo babiri tugiye kuganira uyu munsi. Aba bagabo ni Chairman Mao Zedong ndetse na Joseph Stalin. Abagabo kari babiri bafite byinshi cyane bahuriyeho, dore ko ibitekerezo byabo byose byari kimwe, ngo bari barabisobye mu gatabo kwitwa Karl Marx w'Umudage, aho yari yaranditse impinduka za gikomuniste ndetse na socialiste, uburyo ubutegetsi bukwiriye kugenda mu baturage. Abagabo bamaze gusoma bino bitabo bakumva neza ndetse bagacengerwa n'incengeramatwara rya Karl Marx ry'uburyo inyigisho ndetse n'ibitekerezo bya komuniste bikwiriye kuba byakurikizwa bigashyirwa ku murongo, ngo baje gutangiza intambara zikomeye cyane. Nyamara ntabwo bapfuye guhaguruka gusa, ngo dore ko mu bihugu byabo n'ubundi hari hasanzwe imyigaragambyo ikomeye cyane y'abaturage barwanyaga ingoma ya cyami. Abo ngo bahagurukiye muri ibyo bitekerezo by'abaturage n'induru n'urusaku rwabo bitasibaga kuvuga cyane buri munsi. Bari babonye nk'amahirwe atangaje cyane kuri bo nyuma yo kwiga ibitabo byinshi. Nyamara amateka yabo ntabwo abagaragaza nk'abantu bari bafite amahirwe koko yuko bizashoboka ko bayobora bimwe mu bihugu by'ibihangange. Ibitekerezo bya gikomuniste na socialiste batangije mu bihugu byabo na n'uyu munsi biracyari ibitekerezo bigenderwaho ku manywa na nijoro, ndetse henshi nibyo bikiyoboye n'ibihugu byabo. Ibyo bitekerezo kandi koko ngo byagaragaje ko byatanze umusaruro, dore ko Ubushinwa ubu ngubu bubazwa nk'igihugu cya kabiri ku isi gifite ubukungu bwihuta cyane ndetse bunakomeye mu gisirikare. Naho igihugu cy'Uburusiya cyo kigavuka nk'igihugu none cya mbere gifite ibintu bya gisirikare bikomeye cyane cyangwa se ingabo zikomeye cyane, inyuma y'intambara yazihuje n'igihugu cya Ukraine, aho iyo ntambara iri kwinjira mu mwaka wa gatatu. Nyamara Abarusiya bataratsindwa n'inshuro n'imwe ngo bigaragare mu mahanga, mu gihe Uburusiya burwana n'ingabo za OTAN zirimo Amerika n'ibihugu by'Uburayi n'ibindi byose byifatanyirije hamwe. Yewe utanibagiwe na Ukraine ubwayo yatewe kandi yari isanga mu gisirikare ikaba itarabasha gutsinda Uburusiya. Ni mu gihe kandi koko Uburusiya ni igihugu cy'ubukombe gikomeye, dore ko ari cyo gihugu cya mbere kinini ku isi gifite ubuso bungana miliyoni 17 za kilometero kare muri icyo gihugu cy'Uburusiya. Ntabwo ari ibi byonyine gusa kandi Uburusiya bufite umutungo kamaro uhambaye cyane, aho bufite gaze ngo yagaburira Uburayi igihe kingana n'imyaka 100, bukagira peteroli, zahabu n'andi mabuye y'agaciro atangaje cyane aboneka mu gihugu cy'Uburusiya. Ariko igicuruzwa nyamukuru ngo ni gaze. Iyi gaze Abanyaburayi bayitezaho amakiro n'amaramuko, ngo dore yuko gaze y'Uburusiya itacaniye Abanyaburayi mu gihe cy'ubukonje, ngo usanga Abanyaburayi bose bigunze ndetse benshi bakaba basiga ubuzima. Uyu ni umutungo kamere Uburusiya bwifitiye udafitwe n'ikindi gihugu hafi aho ngaho. Nyamara ntabwo biba byoroshye gutekereza neza ko igihugu cy'Uburusiya kigeze kuba mu ntambara hagati mu baturage haje kuvamo ubwamamare bw'umwe mu bagabo bari bakomeye cyane. Uyu munsi turi buze kuganira kuri Joseph Stalin, ariko ntabwo twakwibagirwa intambara ya Vladimir Lenin. Uyu mugabo nafatanyije na Joseph Stalin kugira ngo babashe kuzamura kino gihugu cy'Uburusiya bakivane mu mage no mu ntambara. Hari ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 12 mwaka 1893. Uwo munsi nibwo Chairman Mao Zedong yavukaga. Avukira mu cyaro cya Shoan, ahari mu ntara ya Hunan mu gice cy'uburengerazuba bw'igihugu cy'Ubushinwa. Hari kera cyane mu myaka ya kera. Nyamara nubwo hari kera cyane, harimo hegereza kuba intambara ya mbere y'isi, ibihugu byari birimo kwifatanya byihuza no bya gisirikare. Abaturage nabo ngo bari barambiye ingoma ya cyami, henshi cyane barimo bakora impinduramatwara, intambara z'inkundura mu gihugu. Ibi byose kandi byatangiye nyuma y'amamare z'inyigisho ndetse n'ibitabo byasohowe n'itwa Karl Marx. Uyu Mudage wanditse kino gitabo cya Karl Marx ngo cyari kirimo amategeko n'amabwiriza, kikabamo amahame agenga ibya politiki ya gikomuniste na gisocialiste. Aho hari mu gihe kandi ubutegetsi bwa cyami ngo bwari bwihariye byose abaturage bari bakwiriye, dore ko ngo waba gufitanye isano n'umuryango w'umwami ari wari wemerewe gutunga gusa. Ibyo abaturage bakimara kubisoma, Karl Marx yari yabahamagariye kwivumbura bakajya mu muhanda ngo bugakuraho ubutegetsi bwa cyami, ngo kuko nta kindi bubamarenga ahubwo ari ukubarya imitsi. N'ibyo byari birimo biraba rero habe mu gihugu cy'Ubushinwa n'icy'Uburusiya ndetse n'ahandi henshi cyane ku isi. Intambara yari irimbanyije mu majyepfo, uburasirazuba ndetse no mu burengerazuba. Abaturage bo mu gihugu cy'Ubushinwa igihe Mao Zedong yavukaga, ngo yari umwana muto cyane. Ise ubyara Mao Zedong yabanje kuba umusirikare mu ngabo za Heyan mu gihe ari ingimbi. Ise amaze kubona ko ibintu byo kuba mu gisirikare ngo bitarimo kumuhira cyangwa se atari kuvana amafaranga nk'uko yabyifuzaga, yaje kwifatira gahunda yisubira iwabo mu cyaro cya Hunan, ahari mu ntara ya Shoan, maze atangira gukora imirimo y'ubuhinzi, dore ko iyo mirimo yaje no kwigiramo umugisha ikamuhira cyane. Ise wa Mao Zedong yatangiye gukora imirimo y'ubuhinzi ku kigero cy'umumpuzamahanga cyangwa se
ku kigero cyo hejuru bya kinyamwuga, maze ngo arahinga. Biza kurangira abaye umwe mu basore bari bafite amafaranga menshi cyane muri ako gace mu gihe yari atangiye gukora imirimo y'ubuhinzi. Nyina ubyara Mao Zedong witwaga Mao Chimen. Uyu nguyu yari umugore wihebeye ibya Buda cyane. Inyigisho za Buda ngo zari zaramucengeye. Amasaha ye menshi yamaraga yagiye gushengerera Buda. Maze ise wa Mao Zedong aza kumubenguka barabana, baza kubyarana abana batatu, barimo n'uyu chairman Mao Zedong waje kugira ubwamare budasanzwe. Nyamara nibyo nababwiye, ntabwo watekereza ko Mao Zedong ndetse na Joseph Stalin ubuzima bakuriyemo nabo bavukiye byashobokaga ko aribo bazabagabo b'ibyamamare bagejeje ibihugu byabo aho turi kwibona uyu munsi. Nyamara aho bavukiye ari hepfo yo mu byaro, utanatekerezaga ko byibuze byari gukunda, kuko icyo gihe udafite isano n'umwami cyangwa se utaravutse mu muryango w'ubwami ngo mu bihugu byabo ntabwo byashobokaga ko ashobora kuba yagera ku butegetsi. Abangaba rero ngo uburyo busa no gusekerwa n'Imana, ngo baravutse bavukira mu byaro, ariko muri ibyo byaro bavukiyemo ngo niho umugisha wabo watangiriye. Chairman Mao Zedong yarakuze, akora mu muryango usenga cyane, maze nyuma yo kubana kwa se na nyina bababyara ari batatu. Mao Zedong amaze gukura agejeje imyaka 7 yaje gutangira iby'amashuri ye. Mao akimara gutangira amashuri ye ngo bamwitayeho cyane, dore ko ise ngo yari afite amafaranga muri icyo cyaro n'abaturage bose bamwubaha. Ibyo byari bivuze ko Mao Zedong aziga neza, kuko ngo yaravutse ku babyeyi bafite amafaranga ahagije yo gushobora kumurihira amashuri ndetse no kumwigisha no gukurikirana uburyo bw'imyigire ye. Ariko cyane cyane ikintu se Mao Zedong yitagaho ku cyari discipline ku manywa na nijoro. Mao Zedong ndetse n'abavandimwe be batatu iyo baga batakoze byose yababwiye, gusa yari ateye ubwoba bwose ku bihano. Ngo yafataga akanyafa akabacishaho, ngo byanarimba akaba yanabafungira mu nzu yari yarubatse yo kubafungiramo mu gihe batakoze cyangwa se bakoze ibidahwanye n'ibyo yabategetse. Mao Zedong kandi ku myaka ya 13 ise yashatse kumushyingira, maze Mao Zedong mu burakari bwinshi cyane ndetse n'imyanzuro ikakaye cyane ku myaka 13 ngo kubera ko se yaragiye kumushyingira umukobwa w'umunyemari w'umuherwe bari batuye muri quartier imwe y'imyaka 17. Mao Zedong yaramwanze, maze ngo asesa ubukwe yemera gusebya se, ariko se ngo ntiyabitindaho ngo ko n'ubundi Mao Zedong yarakira umwana. Gusa mu muco w'Abashinwa gushaka umwana ngo ntabwo byari ikibazo, ahubwo ikibazo byari ukudashaka. Mao Zedong agejeje imyaka 13 yanze ubukwe, maze nyuma y'imyaka mikeya Mao Zedong yikomereza ibintu by'amashuri bye, arakomeza ajya kwiga amasegonderi ndetse n'ama high school, dore ko icyo atarabuze bwari ubwenge ndetse n'amafaranga byose ngo yarabifite byaramujeho ari nk'umugisha Imana yamwihe. Muri icyo gihe kandi Mao Zedong yarakomeje kwiga iby'amashuri ye. Ibitaratekerezwaga ko Mao Zedong ashobora kuzaba perezida w'igihugu cy'Ubushinwa cy'ubukombe umunsi wa none. Icyo gihe mu Bushinwa yarakomeje kuba intambara nyinshi cyane hagati mu baturage, utatekereza igihe zizarangirira, ngo ndetse Ubushinwa bwari bukomeje kuba ahantu heza y'isibaniro ry'intambara. Abimukira bari benshi, abashaka gukoloniza Ubushinwa ari benshi. Ku manywa na nijoro Abayapani ngo bagabaga ibitero Korea y'Epfo ndetse n'ibindi bihugu byari bituranye n'Ubushinwa. Abongereza kabo ntibasibaga kugaba ibitero ku gihugu cy'Ubushinwa. Bega hagati mu gihugu cy'Ubushinwa hari imyigaragambyo y'abaturage bashaka gukuraho ubutegetsi bwa cyami, nyamara abatorewe n'abaturuka hanze. Ibitero byo hanze nabyo byarabananizaga ku manywa na nijoro, ku buryo ingoma ya cyami yari imaze kunanirwa rwose, ibintu bitari biyoroheye. Nyuma y'intambara nyinshi cyane hagati y'igihugu cy'Ubushinwa ndetse n'ingabo ziturutse hanze y'igihugu, Ubuyapani bwaje gutsinda Ubushinwa mu ntambara yoroheje cyane. Abayapani bayatsinze biboroheje ngo kuko bari bafite intwaro ziteye imbere ndetse bazanye n'abasirikare benshi, maze biza gutuma mu gice cya Manchuria Abayapani bahafata batangira kuyobora. Icyo gihe byari bivuze ko Ubushinwa butangiye gutsindwa ndetse no kumanika amaboko imbere y'uruhando mpuzamahanga. Bidatinze kandi ingabo z'Abongereza nazo zaraje zikubita Abashinwa, zibakubita mu gace ka Shanghai. Abashinwa bamanika amaboko basubira inyuma baragenda. Icyo gihe intara ya Shanghai yashyizwe mu maboko y'Abongereza, batangira gukontorora igice kimwe cy'Ubushinwa. Byari bisobanuye ko Ubushinwa butangiye gucika intege noneho, ariko icyatumye Abashinwa batsindwa muri iyo ntambara ari uko igihugu cy'ingabo z'Ubwongereza cyari cyitwaje intwaro ziteye imbere ndetse n'abasirikare benshi n'amata y'intambara. Byatumye ingabo z'Ubushinwa zitsindwa kuko ngo zitari ziteguye, dore ko Abongereza bari baje bafite imbunda mu gihe Abashinwa bari bakirwana mu buryo bwa gakondo bw'amacumu n'inkota ndetse n'ibindi n'imyambi. Ibyo rero byatumye ngo Abongereza bakubitira kure, barabandagaza, barabirukansa bakwiragira imishwaro, barazerera, barabungera, bazenguruka isi yose. Birangira Abashinwa basubiye iwabo, bava iwabo noneho baragenda ngo bajya mu tundi duce, maze Abongereza basigarana intara ya Shanghai, imwe mu mijyi ikomeye umunsi wa none. Ibyo ariko ntabwo byavuze ko imyigaragambyo imbere mu gihugu idakomeje kurimbanya. Abaturage ngo barigaragambije bazagana mu mwaka w'1913 ubwami bw'Ubushinwa bwemera kuvaho buhereza ubutegetsi abaturage. Icyo gihe Repubulika ya mbere mu gihugu cy'Ubushinwa nibwo
Mao Zedong wari umwana muri ibyo bihe kone yaje gukomeza iby'amashuri bye maze ajya high school, dore ko Mao Zedong ubwo yabaga ari ku ishuri ari we munyeshuri watsindaga neza kuruta abandi kuva ubwo yatangiraga kwiga segonderi kugeza ubwo yayisozaga. Hagana mu mwaka 1917 ngo nibwo Mao Zedong yarasoje amashuri ye. Ariko mu gusoza amashuri kwa Mao Zedong ko byatumye bamwe mu banyeshuri beza cyane bize muri icyo kigo yizemo, ndetse aba n'umuhanga waciye amanota menshi, dore ko nta na kimwe yari abuze, ngo ubwenge yari abufite, amafaranga, igikundiro ndetse n'ibindi byose umunyeshuri yasabwa kugira ngo atsindwe. Ku Mao Zedong byari bihari ku buryo bworoshye. Mu gihugu cy'Ubushinwa kandi ubwo Repubulika yamaraga kujyaho, imyigaragambyo n'intambara byarakomeye mu gihugu, ko kenshi cyane hatezwaga na bamwe mu bari bashyigikiye ko ingoma ya cyami igumaho, cyangwa se abari abami cyangwa bo mu muryango wa cyami bari bagiye kuvangwa ku butegetsi, ngo maze bakaba nka rubanda rugufi. Ibyo ngo ntabwo bari barimo babyumva, maze batangira gukusanya ingabo zibashyigikiye kugira ngo zibashe gukuraho ubutegetsi bwari bumaze gushyirwaho bw'abaturage. Nyamara n'abarimo barengera ubutegetsi bw'abaturage ngo intambara yarindwaga mubi amanywa n'ijoro mu Bushinwa, ngo abantu barapfaga ku bwinshi. Icyo gihe kandi byari mu bihe bikomereye ubutegetsi. Inyigisho za Karl Marx zari zirimo zikwirakwira mu gihugu cy'Ubushinwa ku kigero cyo hejuru cyane, ngo abaturage bose bakazisoma, abanyeshuri, abandi bize ndetse n'abatarize bakabasomera, ngo maze gusukwirara mu mihanda bakigaragambya amanywa na nijoro, amapine bagatwika, ibindi bikorwa remezo bakangiza, ngo maze induru zikavuga, abashyigikiye umwami ngo bagakwira imishwaro ku manywa na nijoro. Icyo gihe kandi umugabo wari uyoboye Repubulika ya mbere y'Ubushinwa ngo naho igihe cyaje kugera atangira kwikomeza, cyangwa se yigira undi muntu ukomeye cyane, ngo dore yuko ibyo yari asezeranyije abaturage ubwo yakoraga impinduramatwara atari byo yaratangiye kubaha, ngo ahubwo yaratangiye kubahereza ibyo we yishaka. Mao Zedong amaze kurangiza amashuri ye yaje gusubira mu cyaro cya Hunan, hano mu gace ka Shunan, ariko nyuma y'igihe gitoya aza kubona akazi mu mujyi wa Beijing. Ahangaha hari muri kaminuza. Mao Zedong akazi yarabonye muri no kaminuza ngo karako kunganira wari ushinzwe inzu y'isomero y'ino kaminuza, maze ngo Mao Zedong umwana wari umaze kurangiza amashuri wo mu cyaro ngo yagiye mu mujyi gusaba akazi, maze arakabona koko muri iyo kaminuza abumwe mu bashinzwe isomero ndetse wungirije. Akigera muri iryo somero ngo yarabonye umwanya uhagije noneho wo gutangira gusoma neza inyigisho za Karl Marx, ngo dore ko muri icyo kigo no muri library cyangwa se muri iryo somero harimo ibitabo byinshi cyane bivuga neza ku nyigisho za Karl Marx. Maze Mao Zedong ngo azisoma ku bwinshi, arazisengura nazinononsora. Icyo gihe kandi imyigaragambyo yari ikomeje cyane imbere mu gihugu ku manywa na nijoro. Nyamara Mao Zedong ntabwo yari yaratekereje ko umunsi umwe azabyuka akisanga ayoboye imyigaragambyo, ndetse akisanga ayoboye urugamba. Irindi joro yabyuka agasanga niwe uyoboye igihugu cy'Ubushinwa, ibitari mu nzozi ze habe namba. Mao Zedong icyo gihe yasomye inyigisho maze ziramucengera cyane, asobanukirwa neza ibyo Karl Marx yari amaze kuvuga, ngo maze asengura ubuzima abaturage b'Abashinwa babayemo, ngo yumva nta hari icyo akwiriye gukora. Maze umunsi umwe hari ku itariki 5 z'ukwa gatanu, Mao Zedong uwo munsi nibwo yahagurutse ibintu bitari byitezwe n'umuntu n'umwe. Mao Zedong ngo mu kigo habaye imyigaragambyo y'abanyeshuri. Icyo gihe ngo barimo bigaragambye bari kwamagana ubutegetsi n'ibyo buri gukora, maze ngo Mao Zedong ahagurukiramo aho ngaho nawe yitwikira iyo nduru ndetse n'urusaku by'abanyeshuri, asohokana n'abandi ajyana nabo hanze. Nyamara nk'umwe mu bagabo bari abahanga barasomye neza iby'izi nyigisho bazizi kuva mu itangira kugeza mu isoza, Mao Zedong ngo yaratangiye urugamba abantu bategeze basobanukirwa uburyo azarusoza. Maze nawe ku munsi umwe biza kurangira ari mu bantu bayoboye imyigaragambyo, akajya afata ama-speech akomeye akaganiriza abaturage, akabwira abitabiriye imyigaragambyo ko bakwiriye kurwanira uburenganzira bwabo, maze ngo nabo si ugusara bakajya mu mihanda ku manywa na nijoro ntagire wongera gusubira mu birori ngo aryame. Bakoresha intambara ikomeye cyane. Icyo gihe wari uri ku butegetsi ngo bamucanyeho umuriro karahava, atangira kubura uko abigenza, maze ashinga imitwe irwanya abo ngabo bigaragambya. Ariko ngo yari yarakererewe, igihe cyo kubarwanya cyari cyararenze, ngo kuko bari bamaze kugira imbaraga nyinshi cyane, kandi inyigisho za Karl Marx zari zimaze gukwirakwira mu mitwe yabo. Bari bamaze gusobanukirwa neza ibyo bari kurwanira, ngo bari biyemeje ko nubwo abicuka bamara, ngo ariko ngo byibuza n'uzajya asigaza agatoki azajya kazamura ari kuburana, avuga ko ibyo akorerwa atari ibyo ahubwo akwiriye guhabwa ubutabera. Ibi byatumye Mao Zedong agira ubwamamare budasanzwe muri ibyo bikorwa yari yitabiriye by'imyigaragambyo, maze Chairman Mao Zedong atangira kumenyekana mu ishyaka rya gikomuniste ryari rimaze gusingwa, ryari rishinzwe n'abashakaga impinduramatwara zikuraho ubutegetsi na repubulika, ndetse n'ubutegetsi bwari buriho bibakuraho kugira ngo babashe gushyiraho byibuza bumwe mu butegetsi bwa gikomuniste, ngo dore ko inyigisho za Karl Marx zari zimaze gucengera buri muturage wese. Izo nyigisho zamwerekaga yuko umunsi yahawe uburenganzira
agahabwa ubutaka, ndetse ubukungu bwose bugashyirwa mu biganza bya leta, ibintu byose leta ikabitegeka. Umuturage nawe akaringaniza ubutaka n'ubukungu bikavanwa mu bategetsi cyangwa se ku bantu bamwe runaka. Abo ngabo ngo bari ab'ibwami, ngo aribwo nazaba agize ijambo, maze ngo sukwirara mu mihanda bayiruhamo amanywa nijoro, bavuze induru, abandi bakora urugomo rwinshi cyane, ngo birangira bari ku butegetsi babuze uko babigenza, birabarenga. Icyo gihe kandi ishyaka ryari ku butegetsi ry'abanationaliste ngo ryatangiye gushakisha uburyo ryakuraho iyo myigaragambyo. Nyamara bakoraga imyigaragambyo ngo nabo bari bamaze gushinga ishyaka ry'abakomuniste, maze ubwo ngo hatangira ihangana ry'amashyaka abiri yari akomeye cyane. Rimwe ryari ku butegetsi, irindi rishaka kurikuraho, maze ngo haba intambara hagati mu baturage. Izo ntambara za gisivile zamaze imyaka myinshi cyane. Muri icyo gihe cy'intambara kandi Chairman Mao Zedong yaje gushaka umugore, umwe mu bakobwa bari bariganye, ariko nyamara Mao Zedong uwo mugore bataranabyarana hagana mu mwaka w'1919. Umugore yaje kwicwa mu ntambara zabaye hagati y'imyigaragambyo y'abaturage, ubwo abanationaliste birirwaga barwana n'abakomuniste. Mao Zedong nawe yari ari mu bayoboye iyo myigaragambyo. Icyo gihe kandi hari mu gihe cy'intambara ya mbere y'isi, nayo ngo yari irimbanyije ikomeje gutwara abantu benshi mu mahanga atandukanye, cyane cyane ku mugabane w'Uburayi. Ariko nk'abantu bari bafite inyigisho zidasanzwe, bari basangiye n'igihugu cy'Uburusiya, ngo nabo bagombaga kugerwaho n'ibyo bibazo by'intambara ya mbere y'isi, ko maze nabo bafatira muri ako kavuyo. Bamwe bavuze induru, abandi barahapfira kuko karahava. Mu ntambara zamaze igihe kire cyane, Chairman Mao Zedong ndetse n'abakomuniste ko barwanya intambara y'inkundura, ndetse bahaburira abantu benshi cyane, biza kurangira biyemeje noneho gusubira inyuma. Aho Mao Zedong yasubiye mu ntara ya Hunan, abantu mu cyaro cya Shawan aho yavutse. Aho ngaho ngo yagiye gushinga ibiro bya gikomuniste, maze runatangira intambara ziriye ku butegetsi. Hano Mao Zedong ngo yari umuyobozi mukuru, naho yagiriwe chairman wa rino shyaka. Nyamara yagiye kuba chairman kuko ngo abikwiriye, kuko byari bimaze kugaragara ko ibitekerezo bye arabyo bishobora kuzubaka Ubushinwa bikabugira ubukombe. Ubushinwa tubona uyu munsi mu mahanga, Abanyamerika babutinya ndetse n'Abanyaburayi bose. Ibyo byaturutse ku mugabo umwe witwa Mao Zedong, cyangwa se chairman. Agisubira muri Hunan yajyanye n'abagabo benshi cyane. Abo ngabo bari biteguye kumufasha, kumupfira ndetse no kumwitangira. Abandi nabo bari biteguye kwitangira ibitekerezo bya Karl Marx, ku buryo ngo bose koko bari biteze kuzamuka bakagera ku butegetsi nta gihindutse. Ikiguzi cyose byari bubasabe ko bari biteguye kugitamba. Icyo gihe kandi Mao Zedong yari amaze kugira igisirikare gikomeye, aho cyabashaga guhangana n'ingabo za leta zikagitsinda. Mao Zedong mu basirikare benshi cyane, kudere ko Ubushinwa n'ubundi ari mwe mu bihugu byari bifite abaturage benshi, byari bigoye ko Mao Zedong yabura abasirikare. Nyamara ngo yarasubiye ku ivuko, ngo byose yaragera bikusanya, atoza neza igisirikare cy'abashakira ibikoresho, maze ngafata umuhanda none hajya guhangana n'abanzi be. Ahangaha ari mu rugendo rujya Beijing, hangana mu murwa mukuru ahari ubutegetsi. Nyamara Mao Zedong aramaze imyaka mike avuye. Icyo gihe cyari cyamuvanye ko ari kugira ngo ajye kwisuganya neza yongera agaruke, kuko akiri mu mujyi ngo byari bigoranye cyane ko ashobora kuba yaza. Ariko muri urugendo Mao Zedong yakoze rwamaze amezi 6 arwana amanywa nijoro. Aha ntabwo yarwanaga wenyine, ahubwo n'abasirikare yari afite, abenshi bari ku mafarasi, abandi bagenda n'amaguru. Icyo gihe intambara yarindwaga mubi, ngo kuko yaguyemo abasirikare benshi cyane. Abasirikare barenga 600,000 yajyanye, ngo byibuza Mao Zedong ntabwo yigeze arangizanya urugamba n'abagera ku 100,000. Ariko 500 byarapfuye. Ariko nubwo byapfuye ngo ntabwo bigeze bagira ubwoba. Gahunda ngo yari imwe, gahunda nta yindi, ngo byari kugerageza uburyo ki bakomeza bakagera i Beijing. Mao Zedong nyuma y'amezi 6 ari mu ntambara, intambara ye rwose yarayirwanye, birangira ageze ku rukuta rw'Ubushinwa. Uru rukuta ni urukuta rwubatswe mu ngoma za cyami, ubwo bari bagerageza kwirinda abanzi babo. Ahangaha Mao Zedong acyahagera ngo byabaye nk'ikimenyetso cy'intsinzi, maze abari ku butegetsi barashushubikanywa barahunga. Mao Zedong akigera i Beijing ngo yatangiye gutegeka neza Ubushinwa nk'uko yari yarabibabwiye. Ngo ariko ntabwo yigeze akomeza kubura ibitero byakomeje kumuzaho, bigabwa n'abo yari amaze kwirukana ku butegetsi, abahoze mu ngoma za cyami babayeho ku butegetsi bwa cyami, ndetse n'abandi noneho bashakaga kumuhirika, batifuzaga ko yakomeza kuyobora igihugu cy'Ubushinwa. Nyuma y'intambara yamazemo igihe kirekire cyane, mu 1929 Mao Zedong yaje gushaka undi mugore wa gatatu. Uwo yari umugore wa kabiri mu mateka ashatse, ariko akaba umwe mu wa gatatu, kuko ubwa mbere yari agerageje gushyingirwa na Sarabyanga, aza kwishakira undi wa kabiri arapfa. Amaze gupfa yiyemeza kwishumbusha n'umugore mu mwaka w'1930. Icyo gihe kandi
intambara hagati y'abasivili hagati mu gihugu cy'Ubushinwa zari zirimo zigenda zirangira, ari nako igihugu cy'Ubushinwa kigenda kijya ku murongo, maze abari bari ku butegetsi nabo bari kubuhunga. Mao Zedong akimara kugera ku butegetsi ngo nta kindi yakoze byari gutangiza impinduramatwara koko ashingiye kuri bya bitekerezo bya Karl Marx. Izi mpinduramatwara yakoze nizo zatumye amahanga atangira kumureba nk'umwe mu banyagitugu babaye ku isi, dore ko urugendo rwa Mao Zedong yaba intambara ndetse n'ibyabereye ku butegetsi ubwo yaratangiye kuyobora igihugu cy'Ubushinwa ko byaba byarahitanye byibuze abarenga miliyoni 15 z'abaturage bakahasiga ubuzima. Benshi bishwe n'imirimo y'agahato ubwo babaga boherejwe kuyikora mu gihe babaga badashaka gushyigikira bimwe mu bitekerezo bya Mao Zedong cyangwa se muri politiki ya gikomuniste, aho ngo buri muturage yagomba gukorera leta, maze abadashaka kubyumva bose ngo bakoherezwa muri iyo mirimo y'agahato, noneho bagakorera ubusa banafunze ari n'imfungwa, ngo benshi basigaga ubuzima, wasangaga bari kwicwa n'inzara, abandi bakicwa n'umunaniro udashira kubera gukora cyane. Iterambere ry'inganda ryaratangiye mu gihugu cy'Ubushinwa, maze abahinzi nabo ngo barahinga ku manywa na nijoro, barasarura bareza, ngo dore ko bose bahingiraga hamwe, bagakorera hamwe, bakarira hamwe, bagasarurira hamwe, ibintu byose ngo babikoreraga icyarimwe. Icyo gihe igihugu cy'Ubushinwa cyari gisa n'ikiri mu nzira y'amajyambere, ngo benshi ntabwo bari barimo babyumva, ngo dore ko abaturage benshi bahoze ari abatunzi, ngo byose bari barabyambuye bangana rubanda rusanzwe, ngo ndetse yemwe n'abatarashakaga kubyumva ngo boherejwe muri iyo mirimo koko, ngo batangira gukora nk'abacakara mu nganda, kandi rero bahoze batunze abacakara mu ngo z'iwabo, abandi bajyanwa mu mirima, abandi bajyanwa mu magereza bajyanwa gufungwa. Ibyo bintu ngo ntabwo bimvishaga uburyo ki Mao Zedong uje vuba ashobora kuba yabibakorera. Iterambere ry'Ubushinwa ryatangiye kugaragara gakeya, nyamara ibyerekeranye n'igisate cy'inganda cyangwa se ndetse n'ibindi bice cyo mu gihugu cy'Ubushinwa, ubukungu butangira kuzamuka, inyubako ndende zirahagarikwa ku butaka, imijyi myinshi irubakwa, amashuri arubakwa, abaturage benshi batangira kubona imirimo yo gukora. Ibyo ngibyo byose byaturutse ku gitekerezo cy'umugabo umwe, Mao Zedong, nyuma y'intambara ndende yarwanye ubwo yavaga mu mashyamba ndetse no mu mihanda ya kure cyane no mu byaro bya kure, aje guheruka ubutegetsi bwari Beijing bikarangira bukuyeho. Ibi kandi ngo yabifashijwemo n'ingabo za Red Army, zimwe mu ngabo zari zikomeye cyane. Izi ngabo zari ingabo zirwanira ukwishyira ukizana, zikarwanira impinduramatwara hagati mu gihugu cy'Ubushinwa. Ngo abaturage b'Ubushinwa bari bamaze igihe kirekire cyane bakandamizwa n'ubwami, ndetse ngo n'igihe hari hagiyeho ubutegetsi ngo ntibwigeze rwose butekereza na gato kubahereza ibyo bari bakwiriye nk'abaturage, ahubwo bagerageje kubabyinagaza, baburizamo hagati, babima byose. Nabo rero igihe cyari kigeze ngo biyemeze kujya mu mihanda ndetse barwanye ubwo butegetsi bubi bwari bukomeje kubima ibyo bari bakwiriye nk'abaturage bari barabijeje mu gihe babembereraga ko bajya ku butegetsi. Nyamara Mao Zedong ngo yaje nk'igisubizo. Impamvu benshi bavuga ko yabaye ikihebe cyangwa se akaba umwe mu banyagitugu babaye ku isi, ngo ni ko igihe utavugaga rumwe na Mao Zedong cyangwa se utashaka kumva ibyo yakubwiraga ndetse na politike ye, ko nta kindi gihano wahanishwaga usibye kuba wajyanwa ukajya gukora imirimo y'agahato, cyangwa se ugashyirwa mu nzu y'imbaho ukazicwa n'inzara cyangwa n'inkoni. Ibyo ngibyo byatumye umubare mwinshi w'abaturage basiga ubuzima muri iyo nkundura yo gushaka kumurwanya ndetse no kutumva ibitekerezo bye. Abandi ngo bicwa n'inzara kubera imirimo batamenyereye, abandi bakicwa n'agatunambwe n'ubwo bari mu kazi mu nganda. Ariko ibyo ngibyo ngo byaje gutanga umusaruro. Ubushinwa tubona uyu munsi ngo byose ni ibitekerezo bya Mao Zedong kuva bwatangira, cyangwa se yabutangiza bukuye kure cyane, dore ko intambara zari zimaze kubushegesha, aho abakoloni bari bamaze kuba benshi mu gihugu cy'Ubushinwa. Abo twavuga nk'Abongereza, Abayapani n'Abanyakoreya bashaka gukoloniza Ubushinwa, kuko bari bagiye kubufatirana mu gihe bwari buri mu byago. Ariko siko byagenze. Kuva Chairman Mao Zedong, umwe ufatwa nk'ababyeyi bayoboye kino gihugu cy'Ubushinwa, bagishinze, bagihaye ubuzima ndetse bagihaye n'icyerekezo, yagera ku butegetsi ngo yahinduye byinshi. Yirukanye abakoloni, amaze kwirukana abakoloni ahindura ubuzima bw'abaturage, aragenda bushyira ku murongo neza cyane, ngo buri muturage amugenera ibyo akwiriye. Aribyo bituma uyu munsi igihugu cy'Ubushinwa ari igihugu cy'ubukombe mu mahanga, isi yose icyubaha kandi gitinya. Si Mao Zedong kandi gusa wakoze bino bikorwa by'ubutwari, si Mao Zedong gusa kandi wakoze bino bikorwa by'ubutwari bituma abantu benshi bamurata bakavuga ibigwi n'amateka ye. Hari n'abandi bagabo benshi cyane bagiye bafasha kino gihugu cy'Ubushinwa, gusa ngo byose bituruka kuri Chairman Mao Zedong, ibitekerezo bye na politike ye. Nawe yarashingiye ku gatabo gato yasomye kari kanditsemo amahame n'amabwiriza by'umudage witwaga Karl Marx,
wagaragazaga uburyo ki rubanda rwarenganye kandi rukwiye kurenganurwa. Mu gihugu cy'Uburusiya naho ibyo byarahabaye. Intambara zatangiye kera cyane, gusa uyu munsi nk'uko nabibabwiye turaganira kuri Joseph Stalin, umwe mu bagabo bafashe igihugu cy'Uburusiya bakakivana mu kangaratete, mu bibazo no mu ntambara z'amanywa n'ijoro, bakagihereza icyubahiro n'igitinyiro gifite uyu munsi, ubushongore n'ubukaka, ubudahangarwa, imbaraga ndetse n'ibindi byinshi cyane bishobora gutuma uyu munsi wumva ngo igihugu cy'Uburusiya nawe ugatitira ukagira ubwoba. Ushobora kwibaza ngo byatangiye ryari, ninde wabitangije? Joseph Stalin ni mugabo ki? Yavutse ryari? Yakuriye he? N'ibiki byamugize ubwamamare? Gute yageze ku butegetsi? Ubundi avuka mu he muryango? Nyamara ayo yose ni amakuru The Time Travel bahisemo kugeza. Ntukajye ureka gukora subscribe ku manywa na nijoro kugira ngo ubashe kumva byose tukugezaho, aya mateka ndetse n'ayandi. Ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'1878 nibwo Joseph Stalin yavukaga. Icyo gihe yitwaga Yusuf Stalin, n'izina yaje kwiyita nyuma ari gukora mu binyamakuru cyangwa se mu bitangazamakuru mu gihe yari avuye mu magereza gufungwa. Joseph Stalin, ababyeyi be, ise yari umucuruzi. Uyu mucuruzi ari umwete ariko utari umucuruzi ukomeye cyane. Nyina umubyara yari umunyamasengesho ukomeye cyane mu idini no mu itorero rya Orthodox. Joseph Stalin yaje kuvuka mu gihe kigoranye cyane, dore ko se ubwo yakoraga mu itsinda ryitwa Cobra. Iri ryari itsinda ry'abacuruzi. Ise wa Joseph Stalin hano yacuruzaga inkweto. Nyamara ubucuruzi bwe ntabwo bwigeze bugenda, ko dore ko yasangaga acuruza inkweto ariko zitakigezweho, ngo bikaza gutuma zibura abakiriya. Nyina wa Joseph Stalin kwaga Ekaterina, uyu nguyu nk'uko nabibabwiye ari umunyamasengesho. Yakundaga ibijyanye n'idini rya Orthodox, agasenga amanywa n'ijoro. Nyuma y'uko ise wa Joseph Stalin ndetse na nyina babimariye cyangwa se bashyingiranywe ku magaragaro, baje kubyarana abana batatu barimo n'uyu Joseph Stalin. Bidatinze babiri muri bo b'abahungu baje gupfa, hasigara umwana umwe gusa. Uyu nguyu niwe turi buganira uyu munsi wa none. Uyu mwana ngo yakoze akundwa na nyina, ise yaramurebaga cyane ndetse bose bakomeje kumurwanaho. Igihe kigeze ise Joseph Stalin nyuma y'uko ahombye ubucuruzi bwe bw'inkweto, ngo byaje gutuma umuryango ujya mu bukene bukabije cyane, maze ngo byari bigoye no kubona ibyo kurya n'ifunguro rya mu gitondo, irya kumanywa ndetse n'irya nimugoroba. Nyamara icyo gihe bari basigaranye umwana umwe gusa, maze nyina Joseph Stalin ngo atangira kugira ubwoba. Mu kugira ubwoba yasabye Yusuf cyangwa se umugabo we, ise wa Joseph Stalin, yuko yajya kongera gusubira muri Cobra akareba ko yakomeza gucuruza cyangwa se gushakisha ubuzima, nubwo byari bigoye. Abana be babiri bari bamaze gupfa, ubwo yari yifitiye agahinda gakomeye cyane ku mutima we. Nyamara ntabwo yabiretse. Ise wa Joseph Stalin yasubiye gucuruza muri rya tsinda rya Cobra, cyangwa se rya tsinda ry'abacuruzi yakoreragamo mbere y'uko avamo ahombe ibyo yacuruzaga. Icyo gihe yakoremo igihe kingana n'imyaka 10. Ahangaha ubuzima ngo bwari bumeze neza ubwo yakoraga, kuko yabonaga byibuze ifunguro rya nimugoroba n'irya kumanywa. Icyo gihe nubwo byari bigoranye, ariko ubuzima bwaragendaga nta kibazo. Hashize imyaka 10 gusa, ise Joseph Stalin ngo yadukanye imico mishyashya, imyitwarire itangaje cyane. Ahangaha yatangiye kuba umusinzi ukomeye cyane, maze ava no mu kazi akajya atangira kuza gutaha nijoro, agakubita umugore we ndetse n'umwana we, maze biza gutuma umugore we Ekaterina abona ko bimurenze, maze kujujubywa n'inkoni za Yusuf, ise wa Joseph Stalin, akaza kwigira inama yo gutoroka acika umugabo we, cyangwa se ava mu rugo rwarahukana, mu Kinyarwanda niko babivuga. Muri icyo gihe kandi ise Joseph Stalin ngo yagumye wenyine, maze Ekaterina n'umuhungu we Joseph Stalin ngo batangira kwiberaho nk'inzererezi, aho bagendaga baba mu mazu atandukanye cyane, ngo dore ko kenshi biberaga mu mazu y'abapadiri b'Aborthodox nk'urusengero basengeragamo. Nyuma y'ubwo buzima bwose, Joseph Stalin ngo yaje kujya mu mashuri, none atangira kwiga. Gusa ngo yagiyemo yarakererewe, ariko nubwo yagiye mu mashuri yarakererewe akagitangira kwiga, byagaragaye ko ari umwana w'umuhanga, ahubwo yari yarabuze amahoro ndetse n'ubufasha bushobora gutuma ajya ku ishuri. Icyo gihe Joseph Stalin yize neza, agakomeza gutsinda cyane, gusa akaba umunyamahane nubwo ngo atari menshi cyane. Ariko ku ishuri yagaragazaga yuko nubwo ari ku ishuri Joseph Stalin atandukanye n'abandi bana. Muri icyo gihe kandi ubuzima bwari bukomeje kuba bubi, kuko nyine yabaga wenyine ndetse nasaba wenyine. Igihe Joseph yabaga yaragiye kwiga, Stalin ngo yakomeje kuba umuhanga, ngo yiga amashuri ye yisumbuye, kugeza ubwo ngo yatangiye kurangara, ariko byari biturutse n'ahangaha.
icyo gihe ngo yatangiye guhura n'abamonko cyangwa se bamwe mu bagabo bari barihaye Imana barayihebeye cyane mu gihugu cyabo, maze ngo Joseph Stalin atangira gukunda inyigisho zabo ngo biza gutuma yibagirwa icyamuzanye ku ishuri. Bikiri aho kandi inyigisho za Karl Marx zari zirimo zikwirakwira mu gihugu hose, ndetse isi yose itangiye kuzisoma n'ibitabo byacyo cyangwa se ibitabo by'uwo mugabo Karl Marx nibwo byarimo bigenda ahantu hose ku isi. Icyo gihe byari bimaze kugera no mu gihugu cy'Uburusiya, maze ngo Joseph nawe aza kugira amahirwe yo gutangira kubona ibyo bitabo. Bimwe mu bintu ngo byamugoye cyane, ndetse uruhande rumwe byaramushimishije. Byamugoye kuko akimara kubona ibyo bitabo ngo kwiga byari bibaye nk'ibihinduka. Akimara gusoma zino nyigisho ngo zaramucengeye cyane, yumva ziramufashije, maze noneho Joseph Stalin gatangira no kujya agana amatsinda y'abigaragambyaga ku butegetsi, ngo dore ko icyo gihe hari hamaze gutanga umwami. Maze umwami amaze gutanga undi mwami muto yitwaga Nicolas wa kabiri. Uyu nguyu yari umwana w'imyaka 26 wari ufashe ingoma, nyamara isi yari amaze gutanga ubwami ku myaka 49. Icyo gihe kuva se yatanga ubwami bugahabwa Nicolas, ngo byagaragaye ko ubwo bwami ari ubunyantege nkeya. Umwami Nicolas wayoboraga ibihugu binini cyane birimo za Ukraine, Georgia. Uburusiya bwari ubwa mbere bunini ku isi, ndetse na n'uyu munsi icyo gihe Nicolas y'imyaka 26 ngo byari bigoranye yuko ayobora icyo gihugu angana gutyo, maze ngo bafatira mu kavuyo ka Nicolas n'ubwana bwe ndetse n'ibitekerezo bye ngo byari bikirimo ubwana bwinshi cyane, ngo dore ko ku bwami bwe nta kindi Nicolas yikundiraga bitari ukuryoshya. Yirwaga mu mazi ari koga, yavaye akajya gufata ifunguro, akajya gufata raporo n'abaminisitiri be, ariko nyamara ibyo ngibyo ni ibintu rwose yagenderaga akanya gatoya. Akenshi wasanga ubwanya munini yawugeneye umugore Victorias, ubundi akawugendera amazi n'ibikorwa bimushimisha akajya kwiyogera. Iby'ubutegetsi no gufata za raporo byo ni ibintu bitamurebaga cyane, ngo dore ko yari yizeye neza abaminisitiri bakoranye na papa yuko bazakomeza kumufasha, maze ngo aberekeraho uko bakabaye, yababerekera no muri gahunda bakoreragamo bakiyoborana na se. Nyuma y'inkunduro zamaze igihe kirekire cyane hagati mu gihugu cy'Uburusiya, ubwo Abarusiya bigaragambyaga bashaka gukuraho ubwo butegetsi bwa cyami, bwari bukomeje rwose kugaragaraga budatanga icyizere, cyangwa se bushobora kuba bwagaragara ko hazagira icyo buzahindura. Abigaragambya bashaka kubukuraho nabo bari babonye akanya gahagije ko gufata imbaraga, ngo noneho bafatirana intege nkeya za Nicolas wa kabiri, wari ukomeje kugaragara nk'umwana udakwiriye kuyobora igihugu nk'Uburusiya, ndetse n'ubwami bw'abami bwanganaga kuriya. Ubwo intambara ziratangira hagati mu gihugu, nyamara abaminisitiri ngo nta kindi bari bafite bari bubikoreho, kuko umwami we yari umwana ariko wari ufite ikamba. Nyuma y'imyigaragambyo yabaye igihe kirekire ubwo hagati mu gihugu cy'Uburusiya, abaturage batashakaga yuko uyu mwami agumaho, Vladimir Lenin yatangiye gushinga ishyaka rya gikomuniste. Maze Lenin agitangira gushinga ishyaka rya gikomuniste, ni naho Joseph Stalin yinjiriye. Ngo nyuma yo gushinga ndetse no gusoma inyigisho za Karl Marx, Vladimir Lenin yavumbutse hepfo ngiyo, avumbuka giturumbuka utazwi atazi aho aturutse, ngo nyamara yari amaze neza kugira icengera amatwara bya bino bitekerezo, ndetse afite n'abandi bantu benshi cyane. Icyo gihe intambara n'imyigaragambyo byari bikomeje kurimbanya imbere mu gihugu, maze Vladimir Lenin abumwe mu bayoboye imyigaragambyo ndetse n'izo ntambara batangira gutugiriza ubwami, ndetse banategeka umwami Nicolas ko ashobora kuba yakambuzwa ikamba akaritanga ku ngufu. Gusa ngo ntabwo byari byoroshye, kuko Nicolas yari afite abantu benshi bamushyigikiye cyane, ko nubwo abaturage benshi bari ku ruhande rwa Vladimir Lenin, uyu nguyu akaba ari we uyoboye impinduramatwara, mu gihe Joseph Stalin yari umwana. Icyo gihe Joseph Stalin ngo cyakoraga muri no shyaka rya gikomuniste, kuko ari ukwandika no gukwirakwiza ibinyamakuru, ngo dore ko yari yarize. Maze Joseph Stalin nk'umupropagandiste cyangwa se umwe mu bari bazicengeza amatwara neza yifashishije inyandiko ndetse n'ibitangazamakuru, ngo bamushyiraga mu icapiro gakira printinze ibinyamakuru byinshi cyane abaturage bari buze gusoma mu gitondo. Ibyo binyamakuru byaga biriho amabwiriza, amategeko ndetse n'amahame ya Karl Marx, ubundi bikabaho ngo amategeko n'inyandiko n'ibiganiro bisebya ubutegetsi buriho, binashishikariza abaturage kujya mu mihanda kwigaragambya. Icyo gihe Vladimir Lenin yari azi neza icyo Joseph Stalin asobanuye mu rugendo rwo kujya ku butegetsi, kubera yuko Joseph Stalin ari umuntu wari ukomeye cyane muri icyo gihe, bihuye n'ubwenge yari afite ndetse n'ubumenyi budasanzwe yari afite bwo kuba yabasha kwandika ndetse no guprintinga no gukwirakwiza ibinyamakuru. Ibyo byafashaga Vladimir Lenin kumenyekanisha neza ibitekerezo bye ndetse no kubigeza kuri rubanda nyamwinshi mu gihe baga biteze kubyumva. Icyo gihe Joseph Stalin ngo yari nk'Imana, cyangwa se ukuboko kw'iburyo kwa Vladimir Lenin. Ubutegetsi kandi bwakomeje gufunga inshuro nyinshi
uyu Joseph Stalin bamuziza ibitekerezo, ibinyamakuru ndetse n'ubundi buryo yafashishaga kugira ngo abashe kumenyesha abaturage biri kuba. Ibyo ngo byatumye leta ihitamo kujya imufunga inshuro nyinshi. Bakimara kumufunga, Vladimir Lenin ngo nawe nta kindi yakoraga nuko ajya mu mihanda yigaragambya n'abaturage be ngo bafungure Stalin. Joseph Stalin kandi ni akazina yiyise mu gihe yari arimo akora muri ibyo binyamakuru kugira ngo akureho Yusufu ryari izina ry'umuryango, maze Joseph Stalin mu gihe ari kwandika ibinyamakuru akajyana Kongo Stalin. Bwari uburyo bwo kuyobyobora ari kugira ngo batamenya neza uwanditse ibinyamakuru, ariko nyamara ntago amahanga yarasobanukiwe neza uwo Joseph Stalin uwo ari we. Yatangiye yandika ibinyamakuru mu ishyaka rya gikomuniste ryo mu Burusiya, arabyandika arabikwirakwiza, ariko aza kumwe mu bagabo bakomeye cyane kuri rino shyaka. Umunsi umwe mwaka w'1917 uyu mugabo witwa Nicolas wa kabiri yaje gutegekwa n'abaturage bitewe n'urusaku. Inteko nshinga amategeko imutegeka ko yakuramo ikamba akaritanga, ubutegetsi akabuhereza abaturage. Nyamara hari abagabo babiri bari kurwanira impinduramatwara, bose ngo bashaka ubutegetsi, yari Vladimir Lenin ndetse n'undi mugabo ashaka ubutegetsi cyane ku kigero cyo hejuru. Ibyo byaje gutuma hatabaho kumvikana ngo ninde busigara ategeka, maze umujyi wa St Petersburg wari umurwa mukuru w'ubwami bw'Uburusiya. Icyo gihe umugabo umwe utari Vladimir Lenin aba ari usigarana ubutegetsi bwaho. Lenin amaze kubona ko bitagishobotse rwose, intambara zikomeje kurwanwa, nawe yemeje guhita ajya gushinga iyindi leta mu mujyi wa Moscow. Hano mu murwa mukuru uyu munsi wa none habarirwa ingoro y'Uburusiya yitwa Kremlin. Iyi ni ingoro ikomeye cyane mu z'amateka. Icyo gihe Kremlin nayo ikimara kubakwa cyangwa se Moscow akimara kugenda leta, ubundi bwami ndetse n'ubutegetsi bwasigaye mu mujyi wa St Petersburg. Ibyo byaje gutuma hakomeza kuba intambara hagati mu baturage. Bamwe bari bashyigikiye ubutegetsi buri St Petersburg, abandi bashyigikiye ubutegetsi bugi i Moscow. Abo ngabo bari abakomuniste, abandi ari abanasionaliste. Ibyo ko byari ibintu bitoroshye cyane hagati mu gihugu cy'Uburusiya, dore ko ngo abantu benshi bagendeye muri izo ntambara bahaburira ubuzima. Nyamara Abarusiya ubwo batangiye gucikamo ibice, maze umugabo witwa Joseph Stalin, umugabo witwa Vladimir Lenin atangira kunga bimwe mu bice byari bitangiye gutandukana, maze yubaka Soviet Union cyangwa se Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Muri kino gihe yubakaga Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete, Vladimir Lenin ngo neza arimo gufashwa na Joseph Stalin. Joseph Stalin ngo yamufasha guprintinga, ndetse yari n'umwe mu bagabo bakomeye muri rino shyaka, dore ko ari umunyamabanga uhoraho mu ishyaka rya gikomuniste. Aho byari bigeze umwaka w'1920 intambara ari ikomeye cyane. Ubutegetsi bw'Abasoviyete ngo bwari butangiye kugira imbaraga kurenza ubutegetsi bwari St Petersburg. Icyo gihe kandi Uburusiya ngo bwarimo ibice byinshi cyane, ariko ngo byinshi byari bitangiye kwiyunga, keretse abi St Petersburg batumvaga neza uburyo Vladimir Lenin yabakomeje gutera imbere. Icyo gihe kandi intambara ya mbere y'isi yari irangiye, mu gihe igihugu cy'Uburusiya cyari kimaze gutsinda igihugu cy'Ubudage ngo cyari cyarateje intambara. Icyo byaje gutuma Abarusiya bakomeza gukomera cyane, ndetse na Red Army cyangwa se ingabo z'abakomuniste zari ziri mu zifashishwe mu gutsinda urwo rugamba. Ko byaje gutuma ingabo za Vladimir Lenin zihabwa icyubahiro, barazitinya cyane. Muri ibyo bihe Joseph Stalin ntabwo yabuze gufungwa na leta, kuko buri gihe ibyo leta yabaga imushinza ko byari icengeza amatwara ndetse n'uruhare rwe mu kugira ngo yangishe abaturage ubutegetsi buriho. Icyo gihe kenshi bamusangaga mu nkiko ari kuburana, ariko abaturage nabo baga bari hanze ku bwinshi bari kwigaragambya basaba ngo nibamurekure, bikarangira Stalin nawe asohotse. Intambara ya mbere y'isi irangiye ndetse bamaze no gufata ubutegetsi, Joseph Stalin ndetse n'abandi basirikare bagiye mu gisirikare cy'Uburusiya. Icyo gihe bajya mu gisirikare cy'Uburusiya bwari uburyo bwo gutabara igihugu cy'Uburusiya, kubera ko intambara y'isi yari irangiye, Abarusiya barayitsinze, ariko nyamara ngo bari baraburiyemo abantu benshi. Nyuma y'urwo rugamba ndetse n'intambara zamaze igihe kirekire, byarangiye Joseph Stalin akomeretse ku kaboko agira ubumuga. Ibyo rero ko byaje gutuma ingabo za leta zimwirukana, ariko nyamara nubwo bari bamwirukanye, ngo Vladimir Lenin we yari azi uwagiye kwakira, yari amuzi neza cyane. Lenin yafashe Stalin amushyira iruhande rwe cyane, aramwiyegereza, ko maze barabana baba nk'uduti dukubiranyije, dore ko utabashaga gutandukanya hari Stalin ndetse na hari Vladimir Lenin, ngo bari inshuti magara ku manywa na nijoro. Ibyo byatumaga Vladimir Lenin ndetse na Joseph Stalin babagabo b'inkoramutima, ngo ku buryo agana umwaka w'1924 witwa Vladimir Lenin yaje gushiramo umwuka, yishwe n'indwara y'ubwonko nyuma yo kumara igihe kitangana n'imyaka 5 ku butegetsi gusa. Ndetse intambara y'inkundura yari yarwanye ngo ishyaka rya gikomuniste ryo ku butegetsi ngo
yaragiye aribwo ikirangira ko dore ko ab'i St Petersburg barimo batangira gucika intege. Icyo gihe kandi abantu benshi ntabwo bari bazi neza ushobora kuyobora rino shyaka rya gikomuniste, ngo nibwo intambara zatangiye hagati mu bari abayobozi cyangwa se bari bafite imbaraga, ngo dore ko bose nta kindi bifuzaga kitari ubutegetsi bwa rino shyaka, ko bari bamaze kubonamo byinshi. Igihugu cy'Uburusiya cyari igihugu kinini cyane kiruta ibindi byose byari ku isi, ndetse gifite na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Joseph Stalin amaze kubona ko intambara zitangiye gukwirakwira ahantu hose, ngo yigiriye inama atangira uburyo none agiye gukoresha, kuko ntabwo yari bwihangana abona abaturage barwana bari gupfa ubutegetsi bw'ishyaka, kandi yarazamukanye na Vladimir Lenin ngo we ubwe ku giti cye yiha igitekerezo cy'uburyo ashobora gufata ubuyobozi. Icyo gihe intambara ntabwo zari zoroshye, ngo barwanya intambara z'inkundura abaturage barongera basubiranamo, ngo bapfa ubuyobozi bw'ishyaka rya gikomuniste. Ariko mu mwaka w'1925 Joseph Stalin aba aruza gutsinda iyo ntambara, ndetse yegukana urukundo rw'abaturage bamukundaga ari benshi, ngo dore yuko ubwo yakoraga nk'umwe mu bari bashinzwe iryo shyaka cyangwa se umunyamabanga uhoraho, ko yaragerageje kwirundaho inshuti nyinshi cyane mu bagabo bari bakomeye muri iryo shyaka, ko maze bimuhesha uburyo bwo gutsinda intambara yari hagati mu basivile ndetse n'abarwanashyaka b'ishyaka rya gikomuniste bapfa umwanya w'ubutegetsi. Ko Joseph Stalin byaramworoheye, yari afite amajwi menshi amushyigikiye. Maze mu mwaka w'1925 Joseph Stalin yongera gutorwa nk'umuyobozi w'ishyaka rya gikomuniste mu gihugu cy'Uburusiya. Icyo gihe cyari amahirwe adasanzwe kuri we, dore ko nta kindi ahise akora akimara kuba umuyobozi. Yari atangiye kuba umuyobozi w'ishyaka rya gikomuniste, ndetse na leta y'Abasoviyete zari zarashinzwe na Vladimir Lenin. Icyo gihe Joseph Stalin ibintu byari bitangiye, nyamara gahunda ya politiki ya Vladimir Lenin Stalin yarayikwebye, kubera yuko politiki Lenin yakoreshaga bwari uburyo bwo kwemerera umuturage kugira uburenganzira ku mutungo ndetse n'umusaruro yahinze cyangwa yejeje akajya kwigurishiriza. Ibi byatumye abaturage bamukunda cyane. Stalin we ngo usuko yabibonye, ahubwo yamaze kubona neza yuko abaturage nabo uburenganzira ku biribwa, amategeko y'akarere Marx arabapfuye kandi igihugu cye kizaguma mu bukene, ngo maze atangiza gahunda neza nk'iyatangiye mu Bushinwa. Nawe ashyiraho inganda, ashyiraho imirimo y'agahato, kirimo guhingira hamwe, maze ngo biza gutuma abaturage bamwinubira. Ariko nubwo bamwinubiye, batangiye kubona impinduka mu gihe gitoya cyane. Arangije abakuraho umusoro, ariko abashyiraho byinshi cyane batari bemerewe, byaje gutuma babura ubwinyagamburiro. Abandi ngo birabagora cyane kuba muri ubwo buzima, kandi Joseph Stalin kandi Vladimir Lenin ngo we yarabahaga ububasha, akabaha n'ubwisanzure buhari. Muri icyo gihe kandi hari amaze kugira umwaka w'1929. Icyo gihe Adolf Hitler ni umugabo wayoboraga Ubudage, ko yarakomeje kuba icyamamare nawe. Ahangaha ngo yararimo ategura intambara ya kabiri y'isi mu buryo bw'ibanga, amahanga yose atabizi. Nyamara intambara ya kabiri y'isi yereka gutangira umwaka w'1938. Ibi ntawari ubizi ko bizaba, ariko rubanda rwinshi ngo bari bakiri mu mwijima. Icyo gihe kandi igihugu cy'Ubudage cyari kirimo kiyubaka cyane nyuma yo kurangiza intambara ya kabiri, nyuma yo kurangiza intambara ya mbere y'isi buyitsinzwe, ngo bwari bwarasenyutse. Ariko nubwo bwari busenyutse, Adolf Hitler ngo we none yari yiteguye gutangiza iya kabiri, ngaho igihugu cy'Ubudage kizabonera ikuzo, kikabona icyubahiro, abantu benshi bagasobanukirwa neza Umudage icyo ari cyo. Ngo maze ibyo bimaze kuba, Joseph Stalin akimara kugera ku butegetsi, rwari urugamba agiye kuzahangana nabyo mu buryo atazi. Gusa nk'undi mugabo wese wari ufashe ubutegetsi aciye mu ishyamba, cyangwa se bimufashe inzira ndende y'intambara, nta kindi yashyizeho, agerageje gukora igisirikare gikomeye, agereza ubushobozi ndetse n'imyitozo, abaha n'ibikoresho, kugira ngo byibuze ubwo umwanzi azaba ateye, yaba arushaka kwiruka ubutegetsi cyangwa se uturutse hanze y'igihugu cy'Uburusiya, ngo bazabashe kumuhabya. Mwaka w'1938 intambara ya kabiri y'isi yarimo gututumba ndetse no ku muryango iri gukomanga. Icyo gihe Joseph Stalin ndetse na Hitler barahuye, baganira ku buryo bagomba gutabarana cyangwa se kutagabanaho ibitero, kuko Hitler yari asobanukiwe neza Umurusiya icyo ari cyo. Mu ntambara ya mbere y'isi Umurusiya niwe Umudage atsindwa intambara. Ku nshuro ya kabiri Hitler yatekereje ko nishora mu rugamba atabanje kuvugana na Joseph Stalin, ngo umunsi umwe Stalin azaterura ingabo ze za Red Army akaza agakubita Umudage akongera akamusubiza hasi. Aho yari amasezerano bagiranye yo kurindana ndetse no gutabarana, ariko rubanda ntabwo bari bazi bigiye kuba nk'uko byari birimo bitekerezwa. Kandi intambara ya kabiri y'isi yahise itangira. Icyo gihe Umudage yatangije intambara kandi yari yiteguye neza, afite ibikoresho n'abasirikare bahagije. Nyamara
yaragiranye amasezerano na Joseph Stalin ko nabyo guterana no kurasana birimo. Icyo gihe kandi niko byagenze koko, kugeza ubwo agana umwaka w'1940 witwa Adolf Hitler ngo yahinduye ibitekerezo bye, ngo yisubiraho, ngo yumva adafashe Uburusiya nta kindi gihugu yaba yarafashe. aho hari nyuma yo gufata ibihugu byinshi nk'Abafaransa n'ibindi byinshi cyane byari byegeranye n'Uburusiya. maze Hitler ngo agira umujinya, yumva akwiriye gufata n'Uburusiya, aho byasaga nk'igitekerezo cy'ubwiyahuzi. nyuma yo kugirana amasezerano na Stalin, ngo none yarahisemo kugambanira ibyo bavuganye. muri ako kanya ingabo za Hitler ngo zarahindukiye, ngo zijya gutera igihugu cy'Uburusiya, ngo maze zirwana inkundura. Stalin utari witeguye neza ngo atekereze neza ibyo Hitler ashobora kumukorera, bagiye kubona abona ku bw'amahirwe atsinze urugamba. ngo ariko Abadage neza ngo barimo bareba Moscow, haburaga nk'ibirometero 140 byonyine, ngo kandi ku munsi bwashoboraga kwira bagenzi ibirometero nk'ijana. ni ukuvuga ko haburaga umunsi umwe, ngo maze urubura rw'akabyara rutabara Abarusiya, ngo rugwa ku bwinshi, imbunda z'Abadage ziraziba, ndetse benshi bicwa n'ubukonje bwo ku kigero cyo hejuru. Abarusiya aho bari biyicariye bari bamenyereye ubukonje bwo mu bice by'Siberia, ngo byaje gutuma intambara bayitsinda ku buryo bworoshye. ngo maze Hitler amanika amaboko, yemera gusubirayo. byaje no kurangira hamuviramo gutsindwa intambara ya kabiri y'isi yari yatangije ku mahanga, bikaza kurangira nawe ubwo apfuye. ndetse Joseph Stalin ufatwa nk'intwari, umwe mu bagabo bashobora kuba baratumye Adolf Hitler yiyica cyangwa se yiyahura. ugukomera n'ibigwi bihambaye bya Joseph Stalin cyane cyane bikura kuri iyo ntambara yarwanye na Adolf Hitler akamutsinda, kuko mwaka w'1945 nibwo Uburusiya bwatangaje ko butsinze intambara n'Abadage. icyo gihe Adolf Hitler yari amaze gupfa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu byose ntabwo byari bizi neza ikiri kujya mbere, dore ko Abanyamerika bo barimo barasa mu Buyapani nyuma yo kwiyorera ku bw'igitero bari bagabweho n'indege z'igisirikare cy'Ubuyapani, ngo zigasenya amwe mu mato y'intambara, ndetse bugasenya indege za gisirikare z'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. ngo Abanyamerika bakarakara, bikaza kurangira muri proje yabakoze ya Manhattan, proje bari barakoze gukora ibitwaro bya kirimbuzi, bagiye bakabimena i Nagasaki ndetse na Hiroshima. bikarangira Abayapani bemeye kumanika amaboko nyuma yo gupfusha abantu benshi, ndetse n'ubwoba batebwe ibisasu bya kirimbuzi, hagapfa abantu benshi cyane ku buryo batari biteguye, abandi bikabagiraho ingaruka z'igihe kirekire. byatumye Ubuyapani bwivana mu nzira, bwemera kuva mu ntambara. ngo maze muri ako kanya bakiri gutangaza ibyo ngibyo Amerika, Uburusiya nabwo babutangaje yuko noneho bwishe Adolf Hitler, umwe ari gashoza ntambara wakoze intambara zikomeye cyane akica abantu benshi. ngo Uburusiya bwari bumaze kumurambika hasi. ibyo kandi byaremejwe n'ubushakashatsi. ngo Joseph Stalin ubwe yafashe umwanya ajya kureba ahantu Adolf Hitler yaguye, kugira ngo asobanukirwe neza ko umugabo ari wamugambane nyuma yo kugirana amasezerano koko, ngo yaba atakiri ku isi cyangwa se byaba ari ibihuha. ku butegetsi bwa Joseph Stalin, Uburusiya bwakomeje gutera imbere cyane ku kigero cyo hejuru, ngo dore ko inganda, ubuhinzi, amashuri, amavuriro ndetse n'izindi serivisi nyinshi cyane abaturage bakenera kubona, ngo mu gihugu cy'Uburusiya zatejwe imbere. maze ngo Joseph Stalin araririmbwa ku manywa na nijoro, dore ko banashyizeho ibibumbano byo kumurinda. ikintu gituma Abarusiya bibuka Joseph Stalin nk'umwe mu babyeyi batumye kino gihugu gikomera cyane, ngo ni intambara yarwanye zo gukuraho ubutegetsi bwa cyami, aho yari kumwe na Vladimir Lenin nubwo yaje kwitaba Imana hakiri kare cyane. ariko barwananye imbere, barwananye umuhenerezo kugeza aho bavanye igihugu cyabo mu ngoma ya cyami. ikindi gituma Abarusiya bazirikana Joseph Stalin nk'umwe mu babyeyi, ngo ni uburyo yahagaritse ibitero bya Adolf Hitler wari uje kurimbura Abarusiya. ngo ariko nyamara Abadage n'ingabo zabo na Hitler ubwe, Stalin bikarangira murimbuye. ibyo byatumye igihugu cy'Uburusiya kigira igitinyiro mu mahanga. abantu bose basobanukirwa neza ko ifite y'Uburusiya utagishobora kubutsinda. yari inshuro ya kabiri Abarusiya batsinze Abadage. kuri iyo nshuro kandi byari bimeze nk'inzika Adolf Hitler yari afite Abarusiya mbere yuko batsinze mu ntambara ya mbere y'isi. byaje gutuma igihugu cy'Uburusiya kiba kimwe mu bihugu bitanu bifite ubudahangarwa mu kanama ngengabitekerezo cyangwa se mu kanama mfatabyemezo ka UN, kagizwe n'ibihugu bitanu bikomeye cyane, aribyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Abafaransa, Abongereza, Abashinwa ndetse n'Abarusiya. abo ngabo ngo ntibanatsimburwa muri icyo gihe, ngo dore ko ibitekerezo byabo nta wundi muntu ufite uburenganzira bwo kubivuguruza. mu mwaka w'1949
nibwo inkuru y'akababaro yatangajwe mu mujyi wa Moscow yuko ari perezida akaba umuyobozi w'ishyaka rya gikomuniste Joseph Stalin ngo yaba yitabye Imana atakiri umuzima. Iyo nkuru ngo yabaye incamugongo ku Barusiya benshi bari barakunze n'umugabo. Abandi uwo munsi ntago bariye biriwe bamusingiza, abandi baramusengera dore ko ngo Abarusiya benshi ari Orthodox. Urupfu rwa Joseph Stalin kandi nubwo rwabayeho rwatumye Joseph Stalin ashyirwa mu bagabo b'intwari cyane, ndetse butuma Uburusiya na n'uyu munsi bugendera ku gitinyiro ubwe yasize yubatse hagati mu Barusiya, abemeza ko badaterwa ndetse nta n'uhari wo kuza ngo abatsinde. Ni ukuvuga ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'abanyamahanga bandi bo mu burengerazuba bw'isi bafata Joseph Stalin nk'umwe mu byihebe byabayeho ku isi, bigatuma hapfa abantu benshi cyane. Ndetse uwitwa Chairman Mao Zedong we ngo ni nk'inyamaswa kuko byibuza ku buzima bwe ndetse no ku butegetsi bwe abarwa byibuza barenga miliyoni 15 bashobora kuba barasize ubuzima muri izo ntambara zatejwe na Chairman Mao Zedong. Ngo Mao Zedong ndetse na Joseph Stalin ushingiye ku mashyaka ndetse n'ibihugu babayemo, bimwe mu bihugu bihanganye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gukomera mu ntambara, mu bucuruzi ndetse n'ibindi byinshi cyane, ibyo ari by'Uburusiya ndetse n'Ubushinwa. Abagabo uburengerazuba bw'isi bafata nka zimwe mu nyamaswa zabaye ku isi zahitanye ikiremwa muntu cyinshi cyane. Gusa nubwo uburengerazuba bw'isi bafata gutyo, abaturage mu bihugu byabo baracyafata nka bamwe mu bagabo b'intwari babayeho muri bino bihugu, cyaba Chairman Mao mu Bushinwa cyangwa se Joseph Stalin mu Burusiya, ngo dore ko iyo batabaho baba badafite igitinyiro bafite uyu munsi. Iyo bataza kuba bamwe mu bagabo bitanze, ngo ntabwo uyu munsi Ubushinwa bwarokobera igihugu giteye ubwoba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa se ngo Uburusiya bube ari igihugu gihangana ku mugaragaro kikarasana kikarwana na OTAN, ndetse OTAN ikaba itaragitsimbura habe namba. Kuri The Time Travel tubaganiriza amakuru menshi cyane atandukanye, utwandikire muri comment kugira ngo tubwire n'abandi tukuganiriraho. Ntibagirwe share, likes, comment ndetse na subscribe kugira ngo n'ubutaha tuzabane mu biganiro.